ya Yesu Kristo umwami wacu, abo twabanye icyumweru cyose, abo twabanye kuva ku wa gatanu, Imana ibaho umugisha, kandi n'uyu munsi Imana yongeye kuvuga mu izina rya Yesu. Umuririmbyi witwa Theo Niwaremye aravuga ngo yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, aravuga ngo ibyo yakubwiye byose izabikora. N'Imana itavuga rimwe, ntabwo ivuga kabiri gusa, ahubwo ivuga kenshi. Uyu munsi igiye kongera kuvugana nawe. Rero aho uri hose turakwakiriye mu izina rya Yesu. Umutima wawe wakire ijambo ry'Imana kandi ugubwe neza. Turasoma mu gitabo Amen. Turasoma mu gitabo cya Samueli wa mbere, igitabo cya Samueli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samueli, aho tugiye gusoma igice cyaho cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wawo wa 9, niho tugiye kuganira uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye mu gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamutera ku mutwe. Umurongo wawo wa 12 aravuga ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntiringuke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubwira ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguha ibyo wayisabye. Amen. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wasabye. Amen. Ndabanezerewe mwese, Imana ibaho umugisha. Nubwo nababona ariko ngira ngo ngiye murambona, ndabanezerewe, mfite umunezero mwinshi ku mutima wanjye, kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Yabwira abantu ubu nibwo buzima bwanjye kuva kera nkiri muto. Ntabwo nayita amahirwe, ariko kandi n'ababayeyo mukavayo, Imana ishimwe. Yewe ntabwo nigeze mba iyo hanze, nakuriye mu nzu y'Imana, nkorera Imana. Rero iyo ndimo mvuga ijambo ryayo cyangwa nikorera, nabwiye abantu nkunda kwiyiriza. Umubiri mfite waje kubera Imana niyo yambyibuhije, kuko yari yarabivuze, uko ndushaho kwiyiriza ubusa mbona nongera kuzana kabiri. Rero ntabwo nzi uko byagenze, ariko iyo numva njyewe ntekereza ko njya mbyibuha iyo ndimo kubwiriza, numva nibwo mbyibuha. N'uyu munsi rero ndumva hari bwiyongereho ikiro mu izina rya Yesu. Haleluya.
Imana Amen. ikawugisha. Tugiye kuganira ijambo rikomeye, hanyuma nyuma yaho tuze gusenga, bibutse ko intego yacu nyamukuru turimo dusengera isi. Duhagaze mu ijambo riri mu ngoma rivuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, ngo nibaca bugufi bakareka ingeso mbi zabo, ngo nzabumva aho ni mu ijuru maze mbakirize igihugu. Dufite kwizera tudashidikanya ko nyuma y'aya masengesho hari ugukira Imana igiye kohereza mu isi. Nyuma y'aya masengesho hari ugukira Imana igiye kohereza muri Afurika, hari ugukira Imana igiye kohereza muri Amerika, hari ugukira Imana igiye kohereza muri Europe, hari ugukira Imana igiye kohereza muri Australia, hari ugukira kugiye kujya muri Aziya mu bihugu byabaye Ishimayeli. Ejo bundi hari umukozi w'Imana wohereje itangazo ku rubuga ndiho, aravuga ngo hari umuntu ukeneye akazi byihutirwa, ngo amwoherereze ifoto ye. Icya mbere ngo amwoherereze ifoto ye yitandiye, ngo amwoherereze ifoto ye yitandiye, ngo kuko agiye kumuhereza akazi muri Arabia Saudite. Avuga n'ibindi agomba kuba yujuje. Ndareba itangazo abandi baribonye nk'ibisanzwe, ariko jyewe naribonye mu buryo bundi bwishyurirwa rikomeye. Imana ishimwe cyane. Nsanga dukeneye gusenga Imana tugaca agasuzuguro ka bene Ishimayeli. Agasuzuguro bene Ishimayeli basuzuguye abana b'Imana, basuzuguye abantu b'Imana, ngo kugira ngo baguhe akazi nuko ugomba kwifotoza witangiye, kwifotoza wambaye ingofero yabo kugira ngo babone kusa nabo, babone kuguha akazi. Ariko ndagira ngo mbwire mwene data, igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo agakiza kinjire muri Aziya. Karatangirira mu mazu yabo, ubundi kazasohoke nyuma. Abantu baramenye Imana mu ibanga, abantu basoma Bibiliya mu ibanga, ariko nyuma bizaza kumenyekana yuko Imana ya Isirayeli ariyo Mana. Bibutse ko Ishimayeli ariwe mwana wavutse ku mugore wa Aburahamu, yabyaye n'umwana bwa mbere witwaga Hagayi wari umusha. Hanyuma Ishimayeli kuko yirukanwe akava mu nzu ya Aburahamu, aza kwanga cyane Isaka umuvandimwe we, aza kumwanga. Turaza kubivugaho mu ijambo ry'Imana nitugera imbere gatoya. Aramwanga ndetse yanga n'Imana ye. Niho bagiye bahita ahita ashinga irindi dini. Amaze gukura atangira kuramya Imana ye. Aravuga ngo nubwo ndi umwana wa Aburahamu, jewe ntabwo nzakomeza gusenga Imana ye, reka nishakire iyanjye bwite n'abazankomokaho. Ariko wibuke yuko Imana itajya yivuguruza. Yari yabwiye Aburahamu ngo nawe nzamuha umugisha, yari yabwiye Aburahamu ngo nawe nzamukomeza. Niyo mpamvu ubona ibihugu by'Abarabu uyu munsi bikomeye, bifite ubukire. Imana yabivuzeho yuko bizakomera. Ariko kandi ibi nibyo bihe kugira ngo tubwirize ubutumwa, tubabwire ko Yesu Kristo akiza kandi abaho. Rero turi kuri iyo groupe ndababwira ngo igihe kirageze, natwe tugiye kujya tubaha akazi. Tubabwire ngo niba ushaka akazi, ifotoze ufite Bibiliya, hanyuma wohereze n'akavideo urimo gusirimba. Ubundi tuguha akazi. Amen. Imana ishimwe. Ibyo kandi bizasohora kuko Imana itugarutseho mu izina rya Yesu. Aya masengesho ntabwo aba y'ubusa, ntawe ukinasenga, nta sengesho ry'umunyogwe. Imana yacu ni Imana yumva. Imana ishimwe kandi izasohoza icyo wasezeranye. Yaravuze ngo agakiza kazapfira mu isi hose. Ni inshingano zacu gusenga, ni inshingano zacu kubwiriza ubutumwa. Bene data, Imana irimo yoherezayo Abarabu bagize ngo barimo baratanga akazi, ariko kandi barimo barinjiza abamisiyoneri batabizi mu nzu zabo, mu mago yabo. Abana bagerayo bagatangira guhamagara Imana, bagatangira gusenga, bagatangira guhamagara ijuru. Muri ya myitangiro yabo bapfukama ku mikeka bagahamagara Yesu. Ndagira ngo babwire ngo ibyo bintu ntabwo ari iby'ubusa. Imana yatangiye guca inzira y'uburyo tubinjiramo. Rero bizagenda neza.
yewe nzi umuryango wamaze gukizwa uyu munsi w'Abarabu ubwirijwe n'umukobwa nasengeye agiye kujya gukorayo, arambwira ngo ndagiye ariko nsengera amavuta y'Imana mbeho abantu baho bazahinduke. Rero Bishop, aya masengesho turimo yo gusengera isi no gusengera cyane cyane umugabane wa Aziya, Imana yo mu ijuru izumva gusenga kwacu kandi anizi ko ari kirimo gukoreka mu izina rya Yesu. Amina. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye, bari abantu bo muri biriya bihugu, bari abantu bo muri Aziya, iyo bamenya Imana bayimenya mu buryo butangaje, ku buryo bemera no gupfa. Kuko niba bari baremeye Muhammad bakemera Allah, bakavuga ngo twanamupfira. Iyo bemeye Yesu rero ku rundi rwego, kuko bakira n'umwuka wera ubashoboza. Rero ndabizi ko ubu bubyutse buzabageraho inshingano zacu gusenga. Uyu munsi Imana ashyize ku mutima wanjye amagambo nshaka ko tuganira mu gihe gito, avuga ubuzima bw'umunyamasengesho, gusobanukirwa ibihe urimo. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo gusobanukirwa ibihe urimo mu gusenga. Abantu barasenga ariko ntabwo basobanukirwa ibihe bagezemo, kuko hari ibihe by'umunyamasengesho birakwiriye gusenga bitewe n'ibihe urimo, cyangwa se birakwiriye gusenga ariko ukamenya ibihe urimo, kuko biragoye gusenga utazi ibihe uhagazemo, biragoye gusenga utazi revo y'ubuzima bw'umwuka urimo. Ni byiza kumenya ibihe byawe urimo, ibihe uhagazemo, bikagufasha gusenga bikwiriye. Haleluya, haleluya. Turaganira ku mukozi w'Imana, umumama mwiza nkunda witwa Hana. Turaganira no ku bandi bagabo bagiye batandukanye nka Aburahamu. Turaganira kuri Dawidi. Ndaza kuvugamo abagabo bagiye batandukanye bagiye bamenya ibihe byabo. Iyo umunyamasengesho cyangwa se umuntu w'Imana atamenya ibihe bye, atasobanukiwe ibihe, akenshi akora amakosa cyangwa se agasenga nabi, kuko atazi ibiharimo, kuko atazi ibihahagazemo, kuko atazi icyo gusengera. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo murasenga mugasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi. Burya nta muntu uba wasabye nabi, ahubwo aba yasabye mu bihe abatamenya ibihe byo gusabiramo cyangwa byo gusengeramo. Imana ishimwe cyane. Iyo utamenya ibihe bituma utinda mu bihe, iyo utamenya igihe urimo bituma utinda mu bihe. Washyizwemo n'isi, washyizwemo n'abanzi, washyizwemo na Satani, washyizwemo n'ibibazo bitandukanye, bituma utinda muri ibyo bihe kuko utamenya igihe urimo. Uyu munsi ndagira gusobanukirwa igihe urimo bitewe n'ibihe ngiye gusobanura. Hanyuma uramenya igihe urimo, umenya uburyo bwo gusenga mu izina rya Yesu. Ibihe by'umukristo cyangwa se ibihe by'umunyamasengesho bigereranywa n'umugore utwite, bigereranywa no kubyara n'ibihe by'umugore utwite, ibihe by'amezi 9, ibihe by'umunyamasengesho, ibihe by'umuntu w'Imana bigereranywa n'amezi 9. Dusanga marayika w'Imana abwira Abraham, aramubwira ngo in the appointed time, mu gihe cyashyizweho nzagaruka aho uri, Sara umugore wawe azaba afite umwana w'umuhungu. Iyo bavuze ngo appointed time, mu yandi magambo ni ibihe biba byarashyizweho. Imana ijya kureba umuntu yaremye n'ibihe, iravuga ngo umuntu najya kubyara azajya amara amezi 9 atwite. Uyu munsi nagira ngo tuganire dushingiye ku bihe by'umubyeyi. Umubyeyi, ibihe byo gusama, ibihe byo gutwita n'ibihe byo kubyara. Ibihe by'umukristo ni bitatu, ibihe by'umunyamasengesho ni ibihe bitatu. Ibihe byo gusama, hakaba ibihe byo gutwita, hakaba n'ibihe byo kubyara. Iyo utamenye igihe uhagazemo ukomeza gusengera gusama kandi warasamye kera. Iyo utamenye ibihe uhagazemo ukomeza gusengera kubyara kandi utaratwita, ukomeza gusengera ibise kandi utaratwita. Iyo utamenye igihe uhagazemo ntabwo umenye indyo yo kurya, ntabwo umenye icyo kurya, ntabwo utandukanye ibiryo urya n'ibyo utarya,
kubera yuko utazi ibihurimo. Umubyeyi utwite ntabwo apfa kurya ibyo abonye, ntabwo apfa kujya aho abonye, ntabwo yambara ibyo abonye. Imyambaro irahinduka, ibiryo bigahinduka, ingendo zikagabanyuka, kubera yuko hari ikintu afite muri we arimo kurinda. Ibihe by'umunyamasengesho, ibihe by'umukristo bishushanywa n'ibihe by'umubyeyi utwite, bishushanywa n'amezi 9 umubyeyi amara ategereje umwana. Mana ishimwe cyane. Amina. Niba muri kunyumva reka tuvuge ngo amen. Amina, amina. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Amina, 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 amina. Amen. Mani baho umugisha. Bibiliya avuga muri Samweli wa mbere twasomye, umubyeyi witwa Hana yarashingiwe nk'abandi, ajya mu rugo nk'abandi, aba mu rugo nk'abandi, yicara mu nzu ye akajya ateka, akora inshingano ze nk'umugore w'umugabo witwa Elukana. Bibiliya avuga ngo bamara imyaka myinshi batabyara, ariko Hana akomeza yiturije. Ndagira ngo tubanze mu bihe byo gusama. Ibihe byo gusama ni ibihe byiza cyane, ibihe by'umukristo arimo asama, arimo yakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo ijambo ry'Imana ni imbuto, ni imbuto. Niyo mpamvu Yesu yakomeje aravuga ngo muri byo yasohoye imbuto ze. Ijambo ry'Imana ni imbuto. Iyo wakira ijambo ry'Imana, iyo wakira ubuhanuzi, iyo wakira amasezerano, uba urimo usama, icyo bita conceiving, uba urimo wakira, uba urimo usama. Marayika w'Imana yagiye kwa Mariya aramubwira ngo ibihe birageze, ugiye kuzasama inda y'ijambo, inda y'umwuka wera, ugiye gusama inda, ugiye kwakira. Actually igihe marayika yavuganaga na Mariya yarimo kwakira, yarimo conceiving. Ibihe byo kwakira k'umukristo ni bya bihe byo kumva ijambo ry'Imana, ni bya bihe wakira ijambo ukizera, Imana ikavugana nawe, ikakubwira ngo nzakugirira neza, ikakubwira ngo nzagutabara, ikakubwira ngo nzahindura ubuzima bwawe, ikakubwira ngo nzakubyibushya, ikakubwira ngo nzagukorera ubukwe, ikakubwira ngo nzakuzamura murutisha amahanga yose, ikakubwira ngo nzakugirira neza. Ibi bihe byo gusama rero mu buzima busanzwe muri biologike ntabwo umuntu asamira mu karubanda, umuntu ntabwo asamira muri publike, nta muntu ufatira inda muri bisi, nta muntu utwitira inda mu modoka, nta muntu utwitira inda mu isoko, nta muntu utwitira inda mu biro. Abantu iyo bagiye gusama basamira mu bihe byo kwiherera, basamira ahantu hiherereye. Anishimwe. Amina. Haleluya. Hana yabayeho mu buzima muri publike, abantu bavuga ngo ntabyara, abantu bavuga ngo byararangiye, ariko Hana igihe kiragera abonye mukeba watangiye kubyara, byaye umwana wa mbere, byaye umwana wa kabiri, byaye umwana wa gatatu, abyaye umwana wa kane. Hana arabireba, arabyitegereza, aravuga ngo igihe kirageze kugira ngo mve mu miteto. Ntabwo nzasamira mu gikoni, ntabwo nzasamira ku isahani y'ibiryo, ntabwo nzasamira mu isoko aho njya kugura inyanya. Ngomba kujya mu bihe ahantu hiherereye, ngomba kwihererana n'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo muze mwenyine twihererane. Ntabwo wasama, ntabwo nta muntu usamira mu isoko. Haleluya. Bisaba yuko Hana afata umwanzuro, aravuga ngo ibi ni byo bihe byo kujya kwihererana na data, ngira ikintu nakira, ngira ikintu mfata. Haleluya. Iyo umukristo ari mu bihe byo gusama, ni ibihe byo kwegerana n'Imana, ni ibihe byo gushaka Imana, ni ibihe byo kwiyiriza ubusa, ni ibihe byo gusenga, ni ibihe byo kwinginga Imana uri wenyine, ni ibihe byo kwicingirana mu cyumba cyawe ukayibwira ngo ni wowe Mana wenyine wagira icyo ukora, wagira icyo uhindura mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Amen.
Haleluya. Kotana magos. Amen. Hallelujah. 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 Ibihe byo gusama n'ibihe byo kwerana na data, n'ibihe byo kwihererana na data. Hana aravuga ngo ntabwo bizashoboka. Usomye neza umurongo waho, twahereye ku murongo w'9, ariko usomye guhera ku mirongo yo hejuru haravuga ngo rimwe yari ari marira Hana ari marira ngo umugabo we aramubaza ngo mbese wabuze iki? Mu bihe byo gusama uzahuriramo na karagiteri imeze nk'iya Elukana. Iyi karagiteri uzahura nayo, iyi personality uzahura nayo, aba bantu uzahura nabo mu bihe byo gusama. Bakubwira ngo umukobwa mwiza nkawe wiriza ubusa gute, wambara ibyo wambara gute, ni gute ujya kurara mu masengesho, umugore usa neza utarabuze ibiryo, ni gute? Elukana ashobora kuba umugabo wawe mubana mu nzu, kakubwira ngo ariko se wabuze iki? K'ibitenge mbigura, ko firigo yuzuye ibiryo. Ni igihe gituma urira, igihe gituma wicisha inzara. Uzahura niyo personality ya Elukana. Abantu bakubwira ngo mbese kuvuka mu muryango mwiza niki gituma wibabaza? Ese ko ufite akazi, ese kumeze neza? Elukana abwira umugore we, aramubwira ngo mbese wamburanye iki mugore mwiza? Nakuburanye iki? Urimo kubyara hariya hirya, njyewe ndi mu gahinda, nakuburanye iki? Ibihe byo gusama bigukura mu kavuyo k'abantu, ukitekerezaho ubwawe. Mana ishimwe cyane. Ntabwo dukizwa mu kavuyo, ntabwo dukizwa muri groupe, kubera ko itorero rusengeramo ngo bakizwa ngo buzure umwuka. Nawe itorero ryacu twuzura umwuka, itorero ryacu turakizwa. Ibihe byo gusama ni ibihe by'umugabo n'umugore, ntabwo ari ibihe bya famiye. Ntabwo ari ibihe by'abantu bose. Ibihe byo gukiranuka ni ibyawe n'Imana, ibihe byo kuzura umwuka ni ibyawe n'Imana, ntabwo ari iby'abantu bose. Amen. Anishimwe. Amen. Amen. Elukana yakuburanye cyane namugatse, ntabwo muzi ko murutira abahungu 10. Abahungu 10 mbwira undutira ko nababona. Ayo ni amagambo shaya, wa mugabo we nakuvumbuye, ntuzongera kumbeshya. Hari ibintu bitubeshya mu buzima, ariko akababaro gahora ari akababaro, agahinda gahora ari agahinda, ntacyagahindura. Niyo wagasiga amavuta gahora ari agahinda, niyo wagahinda ibiryo byiza gahora ari agahinda, niyo wagashyiraho makeup gahora ari agahinda. Mana ishimwe. Elukana abwira umugore we ngo ariko shasi nkurutira abahungu 10. Arambwira ngo apana, ibyo wanshutishije kenshi nabibonye. Nkurutira abahungu 10 wowe ujya kubyara ugeze mu bana 7, jewe ndacyari ingumba ngo nkurutira abahungu 10 gute se? Arambwira ngo ibirahagije, enough is enough. Nyene nanjye gutwita, nyene nanjye kujya gushaka ikidasanzwe imbere ya Data. Ngo afata umwanya ava mu bantu, ava mu rugo, areka urukundo rw'umugabo yari yamwerekaga. Iyi personality Dawidi yahuye nayo, ngari babyinira Imana atazira Imana. Umugore aramubwira ati ariko umwami umuntu bibitse ku manywa y'ihangu bakagusukaho amavuta, uremera ugata imyenda imbere y'abaja n'abagaragu. Don't allow to be comfortable in the situation. Iwemere kuba comfortable ngo wumve ni sawa ariko peni nari majya. Hana aramubwira ngo apana, ibi ni byo bihe kugira ngo nirwaneho. Wambwiye ko nkunda, umbwira ko ngiye kwirwanaho.
ibi bintu by'Imana no kwirwanaho, ibintu by'Imana no kwirwanaho ukiyaka byizi ukajya kwirana nayo kugira ngo urebe ko wagira indusama ukagira urebe ko wagira icyo wacira. Iyo umugore ari gutwite arabyitegura. Mana ishimwe. Amina. Hanyuma akenshi muri ibi bihe kandi byo gusama uzahuriramo na personality y'umugore witwa Penina. Iyi personality ya Penina ni nziza kurusha Elukana. Personality ya Penina ni nziza kurusha iya Elukana, kuko iya Elukana irakubwira ngo igumiraho nta mahoro, humura sha, humura, ubundi Imana ntibibona, ubundi Imana ntibyumva, ubundi Imana urayibwira buri munsi yapfuye amatwi. Ariko personality ya Penina ntabwo ituma usinzira, ntabwo ituma urya ibiryo ngo bigere mu nda, ngo uri kwibutsa agahinda kwawe, ngo uri kwibutsa umubabaro, ngo uri kwibutsa yuko nta kantu ufite, ngo uri kwibutsa ko ntaho uragera, bigatuma wongera imbaraga zo gusenga no gushaka Imana. Rero Penina ntabwo ari mubi mu buzima bwawe. Abantu bose bagiye bagira ba Penina mu buzima, nibo bantu bagiye bagira imbaraga, nibo bantu bagiye bahinduka abanyembaraga mu isi. Umuntu utaragize opposition ntabwo yigize agira position. Opposition mu buzima bwawe izana position. Personality ya Penina ni nziza we, ituma umuntu ava mu biteto akajya gushaka Imana, akareba uburyo yajya gutwita nawe ngazabyara igitangaza cye mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Iyi rero personality ibi bihe byo gutwita bizahura n'ingorane z'abantu bameze nk'abavandimwe ba Dawidi. Bumva aribo bakwiriye, bumva aribo bakwiye kuba abami. Ariko kandi Dawidi wibuke ntabwo yari ari iwabo, yari ari mu ishyamba. Ntabwo ushobora gutwitira mu bantu mwene data, uzatwitira mu bantu, ntabwo uzatwitira mu bavandimwe bawe, uzatwitira muri ba sister bawe na ba brother. Ugomba kubanza kwitandukanya ukajya ahantu ha wenyine ku buryo Imana ikubona. Dawidi ngo yagiye mu ishyamba, niho yatwitiye kuba umwami. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Amen. Yavuye mu rugo Agishiro, niho yatwitiye Samweli. Oh, talego zamene dople. Mana ishimwe. Uzatwitira mu bantu, bakubwira ngo ni sawa, bakubwira ngo you are beautiful, bakubwira ngo ni sawa, umeze neza, bakubwira ngo yewe ni ibyo. Iyo umuntu ari utwite inda nzima izavamo umwana muzima, ashyiramo ubwonko bwe, arakonsantratinga ku gikorwa arimo ku buryo atwita neza. Amen. Haleluya. Hana ageze imbere y'Imana ngo yarakonsantratinze, ngo ubwonko bwe bwose buba kuhoraho, ngatangira gusenga. Arangije ngabanza kugenzura neza ikibura mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo muri ibyo bihe ngo Eli ntabwo ngamayerekwa yari yaragiye, Imana yari ikeneye umuhanuzi. Ngo Hana amenya uko ari busenge, aravuga ngo Mana nabibonye yuko ufite icyo ukeneye, nanjye mfite icyo nkeneye. Nga atega Imana umutego, aprovoking Imana, arayibwira ngo numeze umwana w'umuhungu nanjye nzaguha umuhanuzi. Nabibonye yuko ukeneye umuhanuzi, nanjye nkeneye umwana. Numereze umwana rero nanjye nzaguha umuhanuzi. Amen. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Urimo gusengera amafaranga, uyasengera ubwira Imana ngo iki? Wabonye ibikeneye mu nzu y'Imana, niyo mpamvu uri kwibwira ngo Mana we numva amafaranga nanjye nzaguha bino, kuko nabibonye ko ubikeneye. Nabonye ko hari ibintu bikenewe mu murimo wawe muri ubu bwami, nungirira neza nanjye nzakora ibi. Iryo ni ibanga rya Hana. Nawe mwibiriye umunsi nujya usenga Imana usaba Imana ikintu,
ubanza urebe igikeneye mu bwami hanyuma usenge bitewe n'ibikenewe mu bwami. Amen, amen. Amaze kugana akomeza arasenga. Umva iryo jambo nararikunze ngo akomeza gusenga. Ntabwo yerekeye aho, ndakomeza gusenga. Mwene data akomeza gusenge, komeza ushaka Imana, komeza nturekeraho. Biravuga ngo nuko ngo bigera igihe n'umutambyi yamwitegereje ngo biramucanga. Yari yafashe umwanya wo kuba imbere y'Imana, baherukana baritahira n'abakarina barataha. Arabwira ngo igihe cyose natahanaga namwe tugasubirayo, mwe mugasubirayo n'abana banyu, njye ngasubirayo n'ubugumba bwanjye. Uyu munsi ntawe usubira, uyu munsi ndagumana nayo mpaka hari ikintu gikoretse. Uyu munsi ndagumana nayo mpaka hari ikintu gikoretse. Uyu munsi haleluya, gumana nayo. Yakobo yagumanye nayo muri bya bihe, arayibwira abwira marayika ngo nagiye nkurekura kenshi. Cyagihe nababonye mbyamye niseguye ibuye, mbabona muzamuka abandi mumanuka, ndabakinisha sinagira icyo nkora, nkomeza kwiryamira ku ibuye. Aravuga ngo uyu munsi sha ntabwo ariko bimeze, narahumutse, ntabwo ndi bukurekure utamaye umugisha. Nagize icyo mfata, nagize icyo nakira. Ijoro ryose barapfira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Ngo Yakobo ngo yabanje kohereza abagore be n'abana n'ihene n'intama n'inka, ngaradohereza birambuka, ngasigara wenyine. Ntabwo wasama uri kumwe n'abantu, ntiwasama inda y'igitangaza uri kumwe n'abantu, uri kumwe n'abavuga n'uru, uri kumwe n'ibyakunda. Yakobo aramubwira ngo sha ntabwo nkurekura bakumpaye umugisha. Yo havuye izina rishyashya. Uyu munsi Isirayeli nagacira umuntu umwe, cyabaye igihugu cy'igihangange kubera rya joro Yakobo yakwitiyemo umugisha w'amahanga, akamburwa izina ribi akambara izina ryiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hari abantu ndimo kubona batwite mu izina rya Yesu. Igitangaza cyawe kiri hafi kugera muri appointed time, mu gihe cyashyizweho. Marayika yabwiye Aburahamu ngo mu gihe cyashyizweho uzagaruka ibintu byarakemuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hana agumayo we, agumayo akomeza kurira, amagambo aramushirana, amagambo ashize. Aravuga ngo ntabwo ndi burekeraho, ndakomeza kuzuza umunwa. Haleluya, 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 haleluya. Akomeza kuzuza umunwa, umutima uvuga. Nuko ngo mubonye aravuga iki nta kindi, nta kindi cyakora ibi uretse inzoga. Aramubwira ngo wa mugore, ibintu byo kuza mu rusengero wasinze bimeze bite? Ayiwe. Ibintu byo kuza wanyweye inzoga bimeze bite? Kuki utava ku nzoga? Atangira kumuhugura. Hari abantu najya nkubwire ngo niba utarasenga kugeza ku rwego batangira kuguhugura, ntabwo urasenga. Amen. Ayiwe. Niba utarasenga kugeza ku rwego umuryango ukwicara bakakubwira bati ko tubona ugiye kononekara, ko tubona ibi wamaze kononekara, koko bimeze bite? Niba utaragira kuri urwo rwego ukeneye gushyiramo imbaraga. Agomba gutangira kuguhugura ati ariko wowe ntabwo uzi ko igifu kijya kirwara, ntuzi ko mwene data cyaramwishe na runaka cyaramwishe. Bagatangira no kuguha ingero z'abakobwa bagiye bakorera Imana bakaba baheze iwabo. Utaragira mu gihe cyo kuguhugura ntabwo byoroshye, ugomba gushyiramo akabaraga. Umuhanuzi w'Imana, umutambyi ngarawumuhugura. Umugore aramubwira ati rega ca ntabwo ndi umupfayongo bigezaho. Aramubwira ngo ibi byose ubona nakoze nabikoze kubera agahinda kandi nagasutse imbere y'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi nanyuze kuri wowe
ngo nze gukubwira kuko nakubwiye kenshi niwagira icyo umfasha, ariko uyu munsi nasutse agahinda kanjye imbere ya data. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Nuko rero witegereje yumvise amagambo avuga, aravuga ngo ngaho igendera amahoro, data guhereza ibyo wamusabye. Stop. Hallelujah. Arangije amubwira ijambo rikomeye, aravuga ngo genda amahoro, Uwiteka Imana aguhereze ibyo wasengeye byose. Hallelujah. 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 Ntabwo Hana yasamye ijoro yaryamanye na Elukana. Hana yasamye, Samweli amaze kumubwira iryo jambo, ngaho genda Imana iguha ibyo wayisabye. Niho inda yayivanye. Inda actually Hana yavuye mu rusengero atwite. Hallelujah. 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 Amen. Bamushimwe. Ibihe bya kabiri rero Kristo byo nibihe byo gutwita, ntabwo gutwita uri mu ibanga n'Imana, uri mu bihe byo gusenga, uri mu bihe byo kwiherana n'Imana. Niyo umuntu atwitira, nta mugore n'umugabo wigize ubona baryamye ku muhanda ngo batwitira mu ibanga. Rero iyo turi kumwe n'Imana nibwo twakira. Hana amaze gutwita, ibihe byo gutwita rero sasa n'ibihe bitugo. Ugomba kumenya niba waramaze kwakira uri mu bihe byo gutwita. Abantu benshi baracyashaka gutwita kandi already baramaze gusama inda. Iyo utamenye ko wasamye inda, hari risike nyinshi yuko ishobora kuvamo kuko utazi yuko irimo, kuko hari uburyo abantu b'inda bitwara, hari uburyo abantu b'inda barya, hari uburyo abantu b'inda bavuga, hari uburyo abantu b'inda baryama, hari amagambo dogiteri akubwira amaze kwemeza yuko utwite. Mana ishimwe cyane. Akakubwira ngo ugabanye ibiryo. Actually ntabwo ari dogiteri gusa, n'inda ubwayo iragutegeka, ikakubwira ngo nubwo wakundaga inyama ntuzongere kuzirya. Ikakubwira ngo wakundaga soda ariko ujya unywa amazi. Inda ikagutegeka, ikakubwira ngo nubwo bwose wajyaga uryama ahantu heza, noneho jya hasi ujya uryama ahangaha. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu yasamye inda iramutegeka, ntabwo ari uyitegeka. Imubwira ibyo gukora n'ibyo kudakora, imubwira aho kujya naho badogiteri barakubwira ngo gabanya ingendo, ugomba kujya kuri bed rest, ugomba kuruhuka bihagije, ugomba kurya ibiryo byiza by'intungamubiri. Bene data, ntabwo iyo umuntu asamye inda aba yamaze kubyara. Icyo nyine aba ari ikimenyetso cy'uko azabyara. Iyo umuntu amaze kwakira isezerano, ntabwo ari ikimenyetso y'uko ryasohoye, ahubwo aba ari ibyiringiro y'uko rizasohora. Ahubwo abatwite inda aba agomba kumva ikindi mubwira. Abakristo benshi bari mu bihe byo gutwita, ariko ntabwo bitwara nk'abagore batwite. Barya byose, banywa byose, bakora byose, bambara byose. Ntabwo umugore utwita ni kamera mwene da. Amen. Amen. Umugore utwita agira ibyo arya, umugore utwite n'imyenda irahinduka, agatangira kwambara icyo bita maternité n'iki, agatangira kwambara mariniyeri. Atangira kwambara mariniyeri, mu yandi magambo atangira kwambara ibintu birekuye kugira ngo umwana atabangamirwa, akure neza. Mana ishimwe cyane. Bamuha inama bakamubwira ngo ntukajye urakara cyane kuko bizafekita umwana, akamubwira ngo ntukababare, bizafekita umwana. Icyo umugore akoze atwite cyose kiba gifite infection, cyafekita umwana uri mu nda, bikaba byatuma umwana akura neza, cyangwa se bikaba byatuma umwana avamo igihe kitaragera. Yani magambo, hari abantu bakiriye amasezerano
ariko atazasohora kuko inda zamaze kuvamo ntibabimenye. Yes. Ane mutabare. Inda zaramaze kuvamo kuko inda ntabwo wamenye uko yitwara, uko wagendaga wirukanka, umaze no gutwita wakomeje wirukanka. Umva, iyo utwite hari izo bita high heel, sinzi uko bazita mu Kinyarwanda, izo nkweto ziriya nkweto ndende high heel. Nauta. Ota. Afasi. Cyo nacyo si Ikinyarwanda. Ni Francis. Ubwo turi mu Amataro. Inkweto ndende. Ziriya ndende zifite mu Kiganda bagita ngo enkondo, zifite ubuntu dore burebure bungana nk'ikaramu. Iyo wamaze gutwita muganga arakubwira ngo ntuzongere kwambara izo nkweto, jya wambara izo hasi. Mu yandi magambo, iyo wamaze kwakira amasezerano, isezerano rirakubwira ngo umva, ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi, ugende tangira kugendera hasi. Imana ishimwe, haleluya. Mana we. Amen. Amen. Kugira ngo umwana wawe akomeze abe muzima mu nda, rekera za nkweto ndende di y'amagambo maremare, za ntonganya bya bintu wiyiziho. Hari abantu biyiziho ngo ibintu byo mu muryango, akaba yakubwira ngo twebwe iwacu ntabwo dukinishwa, twebwe iwacu ntabwo dukina, abantu b'iwacu ntabwo tworoshye, iyo twarakaye tuba twarakanye. Umva we, amasezerano iyo amaze kuza, iyo wamaze gutwita za nkweto ndende, sinzi uwazikwambitse, ugomba kuzishyira hasi ukajya wambara izo bita flat, izo hasi. Amen. Amen. Ibyo kuvuga ngo ndo kwa runaka ngo ngewe ngo bikarangira, ngo ngewe ngo ndi uyu nguyu, ngewe ngo ndi uyu nguyu, ibya ndi uyu nguyu byangomuka ahangaha. Iyo wamaze gutwita, sha indira gutegeka. Hari n'igihe ihindura isura yawe, igahindura isura, ugasanga iminwa yarumye, ugasanga uruhu rwatangiye kuvuvuka. Ibihe byo gutwita ntabwo byoroha bene data. Ni ibihe umuntu wese avuga ibyo yishakiye, ni ibihe isura ihinduka, ni ibihe umubiri wawe wajyaga witaho utangira guhinduka, ukabona utangiye kurebuka, ukabona utangiye kuba munini. Akakada wajyaga ushyiramo ijipo, ukabona irimo irarebera, irimo iragira gutya. Uwo munsi utangira kubona kandi gatangiye kubyibuha, bikagucanga. Ibihe byo gutwita umukristo yabigezemo ni bya bihe amasezerano wemera akaguhindura uko ashaka, agakiza kakaguhindura uko gashaka, Kristo akakugira uko ashaka. Haleluya. Ukabumvira amasezerano akayobora ubuzima bwawe, akayobora imivugire yawe, akayobora imirebere yawe. Uko yaguhindura kose ntabwo wari umurimo wawe. Hari ababyeyi batwita bagasa neza, hari n'abandi batwita bakaba inzobe, hari abandi batwita bakananuka, hari abatwita bakabibuha. Biterwa n'isezerano ryawe. Amen. Amen. Biterwa n'icyo Imana yakubwiye. Rero iyo uri mu bihe byo gutwita, ugomba kumenya uko witwara mu bihe byo gutwita, kugira ngo umwana atagira ikibazo akavamo, cyangwa akavuka igihe kitageze. Ugitware mimba, ntukuremo inda. Abantu benshi inda zabo zavuyemo bari aho ngaho bategereje kubyara, ariko kandi inda zamaze kuvamo. Bagatangira ngo Mana barambeshye, ariko se yakubeshye byari ko igihe watwise, igihe wakiriye isezerano utigeze witwara n'abantu batwite. Inda yavuyemo nyine, ihangana. Mana wabwiye umugabo, none dore y'imyaka igeze, none se abantu bakeneye umugabo bitwara nkawe? Ko umuntu utwite umugabo afite uko agenda, afite uko avuga. Ibihe by'umunyamasengesho by'umukristo bya kabiri ni ibihe byo gutwita, kandi inda igenda ihindura. Inda iri mu mezi 3 iraruhanya cyane. Ndimo ndabivuga muri experience kuko ni umugabo madamu, njya mbona uburyo amere iyo ari mu mezi 3 ya mbere.
biramugora, ibiryo bimwe ntabirya ibindi arabirya. Rero hari abantu bishinga, abantu bari mu mezi 7 ukuva ushaka kugenda nk'ukagenda, uriya yarenze ibihe byo kuruka, yarenze ibihe byo guciragura. Wowe uracyari byo guciragura, uri muri shinga, uri mu mezi 7. Mu mezi 7 actually umudamu yongera akagira n'imbaraga, ukabona ameze neza, agatangira kurya byose, agatangira kumera neza. Ariko wowe urashaka kumera nka wa wundi uri mu mezi 7 kandi uri muri 3. Ugomba kumenya ibihe urimo, wamenya amasengesho we. Yego. Mane kumugisha. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari abantu birinje nubwo ndavuga ngo barekera aho basenze, kubera yuko batarimo basenga muri iyi minsi, bari mu bihe by'akarembere bya bihe bita babyita mu Rwanda ngo nakarembereza. Sinzi niba ari Kinyarwanda, niba ari Kiganda, sinzi. Na akagahe nyine kagahenje, igihe cy'agahenje, bawa gahenje. Nawe nibwo ugitwita, bashaka kuba mu gihe cy'agahenje kandi uri muri bya bihe byo guciragura no kuruka, igihe inda irimo gukoroga. Reka tumenye ibihe turimo kugira ngo tubashe gusenga, tubashe kuba imbere y'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Isezerano ryawe rikeneye. Amen, amen. Ibiryo byujuje intungamubiri, ugomba kurya n'ibyo abandi barya. Ukwiye kwakira ijambo ry'Imana rizima mu bihe byo gutegereza amasezerano. Ukwiye kumva ijwi ry'Imana mu bihe byo gutegereza amasezerano. Umubyeyi ajya kwisuzumisha buri kwezi kugira ngo amenye uko umwana ameze, ariko twebwe twisuzumisha ryari kugira ngo tumenye niba amasezerano yacu akiri mazima. Hari n'igihe umwana atera umugeri gutya kugira ngo ukahita wumva ko akiri muzima. Yewe bene data, twari kumva umwana ari atera akubwira ngo ndacyari Imana yawe, nzabikora kuko nabikubwiye, nzabisohoza. Haleluya. Uyu mwana ari Imana iri kubwira mukomera, komeza imbere, uyazi kugerayo, wewe songa mbele, ukaribu kufikia hadi yako, songa mbele. Haleluya. Siria mando legaya modesta. Manishimwe. Kumenya ibihe byacu turimo. Haleluya, haleluya. Manishimwe. Kabiri, iyo twite ugomba kugendana n'abatwite nkawe. Yego. Haleluya. Azakubona uciragura, atangire kugera ikise, ahubwo twibone byageze. Iyo twite, Mariya ngo yahuye na Elizabeti, bahurira hagati ngo barahoberana, ngo bahoberanye ngo abana barasimbuka mu nda, ngo barasimbuka. Mariya na Elizabeti baragendanye, ngo ni marayika wanamubwiye ngo genda ujye kumusura, jya ugenderera abantu batwite nkawe, ukaba adatwite bazakugaburira n'ibintu ivemo kuko ntabwo bazi uko bimeze. Gendana n'abantu bafite inzozi nk'izawe, gendana n'abantu bafite iyerekwa nk'ibyo ufite, gendana n'abantu bafite ibyizerere nk'iyo ufite, hagarana n'abantu barimo kujya aho urimo kujya. Haleluya. Ururimi n'abavuga lendole gotayi birimo, wavuga ngo riba akavuga ngo shenido ple, wavuga ngo somera ngo yisi. Abantu batwite kawe. Amina. Ishimwe. Koikale Mosai. My God, my God. Numva mfashijwe. Haleluya. Nawe ni mfashijwe ntere. Haleluya. Haleluya. Ibyo kwita bizamenywa n'utwite. Gendana n'abantu bafite nk'iyerekwa ryawe, gendana n'abantu bafite iyerekwa nk'ibyo ufite. Biravuga ngo Elizabeth ngo ahoberanye na Mariya, ngo abana barasimbagurika, batangira gucommunicating bari mu batisha, nanjye ndiyo sha. Nanjye yavuganye na umva. Haleluya. Ena.
Ayebidiwe Jehova. ni ibihe byo gutwita gena n'abantu bafite baziyerekwa riri muri wowe. Yonatani yamenye iyerekwa ryari riri muri Dawidi, ariko Loti ntabwo yigeze amenya iyerekwa riri muri Aburahamu. Niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo tandukana n'abantu badatwite sha, abantu bategereza bakira ijambo nakubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu ukagendana na Loti, ntabwo uzabyara amasezerano, uzahora mu ruzerero kubera ko uri kumwe n'abantu badatwite, abantu batavuganye nanjye. Iramubwira ngo nimutandukane. Yonatani ngasanga Dawidi mu buvumo bw'indura, aramubwira ngo yewe Dawidi we, nje hano kukubwira ngo ndi kumwe nawe kuko namaze kumenya igitwite nubwo papa ari uri ku ngoma, ariko narabimenye yuko ari wowe mwami uzakurikiraho. Niyo mpamvu nje gushakaho ubushuti hakiri kare. Nje kugushakaho ubushuti hakiri kare we. Nabimenye ko utwite intebe y'ubwami. Ntabwo nagumiriye nkomeze kurya ibiryo by'uyu munsi, ejo nafite ibyiringiro byo kuzongera kurya. Ariko Yonatani yarambabaje we, yarambabaje kuba yarapfuye adasangiye na Dawidi ku ntebe. Yarambabaje Yonatani ariko Yonatani yarayishuriwe, yamenye inda Dawidi afite. Dawidi ubwo yari atwite yitwaye neza, nubwo yari ari mu buvumo, nubwo yari ari mu ishyamba Sawuli amuhiga, yakomeje gufata neza inda ye, akajya avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakena. Nubwo yabaga yaburaye akavuga ngo nubwo naburaye ariko ndatwite ntabwo nzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ajyana iruhande rw'amazi adasuma, akavuga ngo ansubiza intege mu bugingo. Intege zacitse, iyo nacitse intege arongera akansubizamo imbaraga. Imana ishimwe. Haleluya. Akaba nshaka mu gicucu cy'urupfu, nuko nanyura mu gikombe cy'icucu ntabwo nzatinya, kuko ndi kumwe n'Uwiteka, kuko mfite amasezerano. Arabanga igihe kigiye kugera ngagiye kunegurira neza mu maso y'abanzi banjye, maze kubyara kandi nandebe ntebe y'umwana, maze kwicara ku ntebe y'ubwami, abantu babimenye yuko nari ntwite. Ubu ntabwo babyumva kuko ndimo kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ariko igihe kizagera. Haleluya. Aravuga kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iteka ryose. Amagambo y'abantu bafite niyo baburaye, aravuga ngo Imana yavuze ntizatugaburira. Aravuga kugirirwa neza n'imbabazi, kugirirwa nibyo bizanyumaho. Ntabwo ari karande y'umuryango w'iwacu, ntabwo ari kudashaka kw'iwacu, ntabwo ari imivumo y'iwacu bizanyumaho. No, ahubwo kugirirwa neza n'Imana n'imbabazi zayo nibyo bigomba kunkurikirana. Haleluya. Ndavugana n'abantu bari mu bihe byo gutwita, iga kuvuga amagambo y'abantu batwite. Iyo umuntu atwite ntabwo avuga ngo bazambana, ntabwo avuga ngo nzabyara nabi, ngo nzababara, ntabwo avuga ngo umwana wanjye azavuka yapfuye. Rekera kuvuga amagambo apfuye, amagambo y'umugisha batwite. Ejo yawe hazaza, komeza wakure neza. Kuko si Imana yavuze Yeremiya, yavuze ko umwami Imana azantabara. Niyo mpamvu nta kimwaro mfite, yakomeje avuga amagambo meza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ntabwo amagambo bibi. Komeza wakure amagambo meza. Yesu. Haleluya. Anawe basko zamwara ya Yesu. Imana yanjye ngizabamara ubukene bwanyu bwose,
ngo kubw'ubutunzi bwayo bwiza kandi bwinshi muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen, 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 amen. Tangira usome muri tarifu mu biryo umugore utwite agomba kurya n'ibyo agomba kuvuga, utangire kujya watura ibintu bizima, ibintu bizima ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku bana bawe. Haleluya. Amen. Amen. Sasa rero ibihe bya gatatu by'umukristo ndangiza ni ibihe byo kubyara amezi 9 yuzuye. Ibyo bihe ntabwo biba byoroshye, ni igihe kagahenge kose karangira, kagahenge wari urimo, ya magambo meza wivugishaga amera nk'arangiye, za nshuti wabonaga iruhande rwawe zigahita zose zibura. Yewe we, ibihe byo kubyara ni ibihe birimo, ni ibihe by'ibise, ububabare utagereranya n'ibindi bihe byose, ububabare utagereranya n'ubundi bubabare ubwo ari bwo bwose. Abakristo iyo bageze muri ibi bihe batekereza ko Imana yabataye, batekereza ko Imana yabaretse, kuko ibintu bisubira urudubi, ibintu byose birononekara, ibintu byose bimeze nk'ibyarangiye, ubwoba buraba bwinshi. Ujye umenya ko ibihe byo kubyara byageze. Ibihe byo kubyara ntabwo biba byoroshye, ni ibihe by'ububabare ubwo bita ibise, labor pains. Ni ibihe bitari n'icyubahiro, ni ibihe bitari n'icyubahiro. Usanga umugore wa minisitiri wahoraga wambaye iribaya ryiza n'amakanzu ahenze, mu bihe byo kubyara umusanga muri wodi y'abagore igitenge yagicenyenyereye hano, yifashe mu mayunguyungu. Ntabwo ari ibihe by'icyubahiro, ni ibihe umuntu ashobora no kuvuga amagambo atatekereje ko ashobora kuvuga. Ni ibihe abantu bose ubareba n'umugabo bakaba bati ko wa mugabo we ubundi wowe wankoze iki. Ni ibihe abantu benshi, umugore ni ibihe uzahuriramo n'umugore wa Yobu akakubwira ngo watutse Imana ukigendera. Ni igihe inshuti zawe zizakubwira ngo ariko turakeka yuko ushobora kuba warakoze ibyaha muri iyi minsi. Ba Elifazi abari inshuti ba Yobu bakavuga ati ko wa mugabo wakihanye ko wenda hari ikintu Imana yakora. Ni mu gihe kubyara, ni ibihe bitari n'ibyubahiro, ariko kandi ni ibihe byo kubyara. Ni ibihe bisa n'aho ari bibi, ariko ni ibihe byo kubyara. Imana ishimwe cyane. Ni ibihe byo guterura umubyeyi wawe, ni ibihe byo guterura igitangaza cyawe. Impamvu Imana yemera ko bimera gutyo ni ukugira ngo utazavuga ngo hari umuntu wayifashije. Nibyo. Mwana we. Ni kugira ngo utazavuga ngo itangaza ntacyakiriye, ariko onkere wanjye rwose nawe Imana imwumvisha. Ni ibihe bya labor pains, ibihe by'ibise, ibihe byo kubyara. Ibihe byo kubyara bigeze bya Yesu, ngo yagiye mu gashyamba arasenga, ndagarutse asanga abigishwa basinziriye, ngatangira arababwira ngo ariko mwebwe unanubwo mwemeye ngo kubana nanjye ngo isaha imwe gusa, tubana nawe se kubera iki? Ni ibihe byawe byo kubyara, ntabwo ari ibyacu. Natwe ibyacu nibigera tuzabyimenyera. Ngo Yesu asubirayo abwira Imana ngo Mana, iki gikombe koko mpaye kunyweraho waretse kikandenge. Arangira agira imbaraga arayibwira ngo ariko niba uko nshaka bibe uko ushaka. Byari igihe cyo kubyara kwa Yesu, ntabwo kwari ukubyara kwa Petero na Yohani. Niyo mpamvu bisinziriye. Ibihe byo kubyara bagwaza $20 cyangwa 50 byagucanze, telefoni zavaho. Ibihe byo kubyara iyo byageze
Imana ishaka kukugirira neza, ishaka kuguha Samweli wawe, ishaka kuguhereza igitangaza cyawe, ishaka kuguha isezerano ryawe. Ibintu birahinduka, yewe ukibaza niba ari ikintu wakoze. umuntu abyara ari wenyine. Niko kuri nuko. Abigishwa ngo bari musinziriye. Barimo bamubaza ibibazo, nta n'umwe wari uhari. Aragaye kagera ari akawe, agaye ko kubyara, ubu uri mu cyumba wowe na muganga gusa, wowe na muganga gusa, wowe na muganga gusa, wowe n'Imana yawe gusa, wowe n'Umwuka Wera. Niwe uzi uburyo ari bukubyara, bari bukubyara. Umugabo wawe mwari muri kumwe wa munsi ntabwo aba ahari, ubu uri mu cyumba na muganga gusa, ni igihe cyo kubyara. Ntabwo nzi rero niba wiyumvishe muri ibyo bihe, niba uri mu bihe byo gusama cyangwa ibihe byo gutwita cyangwa ibihe byo kubyara, ariko isengesho gusengera uyu munsi kugira ngo umenye ibihe uhagazemo, kugira ngo ubashe gusenga mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu bari bageze mu bihe byo kubyara, Imana ibaha imbaraga zo gukomera no gusunika umwana wawe, kuko abantu bajya bagera mu gihe cyo kubyara barihanganya amezi 9 bakananirwa gusunika, kuko bananiwe guhagararana kwemera instruction za muganga. Muganga arakubwira ngo ntiwitse cyane, wowe ukitsa cyane. Akakubwira ngo nusohora umwuka cyane, komeza uwufate, wowe ukawusohora. Ugomba kumva amategeko ya muganga mu gihe cyo kubyara. Ugomba kuba ufite uri attentive bihagije kumva instruction z'Umwuka Wera mu bihe byo kubyara. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ukabyara umwana upfuye cyangwa se udashyitse, bibaho. Ariko ndagusengeye mwene data wihanganye, wari umaze mu bihe byo gutwita, wagendanye n'Imana, warahuguwe, bakubwiye ko wataye umutwe kubera gusenga, bakubwiye ko wataye umutwe kubera ibyo wambara, kubera inda ziradutegeka. Mwene inda ziradutegeka, zikakubwira ngo ntiwongere gushyiraho iriya misatsi uko iratubangamiye. Basanga umubyeyi yarahirimbiye kubera inda afite, bakaba batikoze byagenze bite katakiyita. Okada ntago ari we, ninda bene data. Salomo yabwiye abantu, arababwira ngo nimundebe uko nirabura, ntago ari uko nsa, ntago ari uko nguko nsa. Byatewe n'izuba. Iyo umuntu atwite ibintu birahinduka, ariko hari igihe kizagera hari igihe kizagera uteruye Samweli, urimo gusimayiringa, urimo guseka, urimo kumwenyura. Bya bihe byose uzabyibagirwa, ibihe by'ububabare. Bene data, nta mubyeyi wibuka ibise. Mugiye kumbwira ngo njyewe ndabyibuka, ntabyo wibuka, kuko iyo ubyibuka ntabwo warabyaye wa kabiri. Ariko kubyara ubwawe nuko kariya kantu usigara wibuka mu mutwe, ntabwo ari byo bise byose. Usigarana 10%, 90% biragenda bitewe. Iyo urebye umwana wawe, 90 y'ububabare ihita igenda, ugasigara wibuka 10 gusa, kugira ngo uzahore wibuka yuko uyu mwana yakuvunnye, ujye umufata neza, yuko yakubabaje, ujye umufata neza. Ariko umubyeyi yibuka ibise byose, nta wajya abyara umwana wa kabiri. Icyo ni ukuri. Yego. Haleluya. Haleluya. Imana izakwibagiza amarira yawe mwene data. Imana izakwibagiza inzara, izakwibagiza kurara wenyine, izakwibagiza agahinda no guhemukirwa. Imana izabikwibagiza, izakwibagiza wibuka ineza y'Imana yakugiriye, kugira ngo wihimbaza. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagusengeye wowe ugeze mu gihe cyo kubyara, Imana iguha imbaraga zo gusunika igitangaza cyawe. Imana iguhe gukira, Imana iguhe kubohoka, winjire mu gitangaza cyawe, winjire mu mashimwe yawe mu izina rya Yesu. Wowe uri mu bihe yo gutwita, ndagusengeye ngo ukomeze kubyitwaramo neza. Nawe uri mu bihe byo gusama, komeza ushake Imana, komeza wihererane nayo mu izina rya Yesu. Imana izakugirira neza. Dusengeye buri muntu wese wumvishira ijambo, Imana iguha imbaraga, Imana igukomeze ukumenya ibiwahagazemo no kubyitwaramo neza, no kumenya abantu uhuriramo nabo n'uburyo bwo kubitwaraho, kugira ngo igihe kizagere utereye umwana wawe Samweli, peni nakorwe n'isoni.
urakoze nyagora ku ngoma yuko wumvise gusenga kwacu n'izina rya Yesu amen.